urugi rw'umuntu ngo akomange, ahubwo abantu nibo bakwiye kujya ku muryango w'amahirwe bagakomanga, yakingura ukayasuhuza, yarangiza akakubwira ati urashaka iki, amahirwe rero ukayabwira icyo ushaka ukayabyaza umusaruro. Yaravuze ngo hari ubundi bwoko bw'ubutegetsi dufite, ubutegetsi bwo kuba abanyakuri, kuba dukosotse no kuba twanga akarengane. Ubwo ni ubundi bwoko bw'ubutegetsi dufite kandi tugomba gusigasira. Yaravuze ngo niyo twaba tudakunze inkunga turayikeneye, uburyo bwiza bwo kuyikoresha ni ukudakenera nyinshi. Yaranavuze ngo mushobora kujya mu mashuri mukavanamo impamyabushobozi zikomeye, ariko hari ikindi kintu kibategereje, icyo ni ikiri mu mitwe yanyu. Yaravuze ngo tugomba kwiyakira mu makosa n'intege nke byacu,